Niba umukobwa mukundana akora ibi muveho. Uyu munsi ndabagezaho ikintu cy'ingenzi cyane. Niba umukobwa wawe akora ibi bintu mureke. Ndabizi rimwe na rimwe biragoye kumenya niba umukobwa akwiyumvamo cyangwa atabirimo. Umunsi umwe aragukunda cyane, ejo akaba asa nk'utabirimo. Ni gute wamenya vuba niba ari umukobwa ushaka ko mugera kure cyangwa niba ari kugutakariza igihe gusa? Twagiye. Icya mbere, afata igihe kinini kugira ngo agusubize. Gusa ndabyumva, nk'urugero rwanjye, rimwe na rimwe mba mpuze kenshi kandi rimwe na rimwe nta nubwo mfata telefone. Ubwo rero niba unyandikiye ubwo mpuze, bishoboka ko nshobora kutagusubiza cyangwa nshobora gusoma ubutumwa ariko sinsubize ako kanya. Ariko mbere yo kwiruka ukajya kubwira nyoko ngo uyu mukobwa ntanyiyumvamo, ibyiza ni ugutegereza amasaha 28. Niba nyuma y'amasaha 28 atagusubije, byaba bivuze ko atakwiyumvamo. Abakobwa bashobora kugira byinshi bakora. Nubwo yaba afite akazi kenshi, ageraho akabona umwanya, akareba abamubuze, abamwandikiye. Mu gihe yaba yabonye ko wamubuze, ashaka uko akuvugisha cyangwa agasubiza ubutumwa bwawe. Rero nibirenga amasaha 28 atagusubije, amahirwe menshi ni uko atakwiyumvamo. Cya kabiri, ahora ahindura gahunda. Umutumira gusangira ku wa mbere akabyemera, hanyuma ku munota wa nyuma akavuga ko yagize ikibazo. Ukamutumira ku wa gatanu, nabwo arabyemera ariko nanone akakubwira ko yagize ikibazo. Niba ubona ko buri gihe mugomba kubonana ataboneka kandi bikaba kenshi, amahirwe menshi ntakwiyumvamo. Iyo umugore agukunda aba ashaka kukubona kandi ntashobora guhora ahuze buri gihe. Shaka umuntu uzaguha umwanya. Icya gatatu, akwita inshuti. Umaze igihe mubonana, wumva ko hari aho muri kugera, ukeka ko muri guteretana ariko akavuga ko uri inshuti mu gihe ari kugupresenta ku inshuti ze. Ubwo niko bimeze, uri inshuti gusa, ntabwo birenzaho. Ubona ibintu uko bitari, we niko agufata. Mbere y'uko dukomeza, kora subscribe niba ibyo mvuga ari byo. Icya kane, akubwira ko atiteguye ko bigera kure. Avuga ko ashaka kuba inshuti gusa ngo murebe aho bizagera. Umwumve, si ikigeragezo ngo ushake uko watsindira umutima we. Fata amagambo ye uko ari, maze ushake umuntu witeguye umubano nyawe kuko ubikwiye. Wasanga hari undi musore nawe yihebeye, ukaba uzi ko ufite amahirwe. Muveho, uri gutakaza igihe cyawe. Icya gatanu, ni wowe uhora utangira ikiganiro. Yego, hari abakobwa badahita bahamagara mbere kuko batifuza kugaragara nk'abihutira ibintu, ariko niba mu butumwa bwanyu cyangwa mu matelefone ari wowe uhora uvuga muraho, umeze ute, ngo wariye, kandi we ntatangire na rimwe, muvandimwe, uri guta igihe, ntabwo agukunda. Icya gatandatu, iyo ugerageje kumutera imitoma ntabyitaho. Umubwiye ko ari mwiza, aguca amazi. Umubwiye ko wifuza ko umubano wanyu ujya ku rundi rwego, agaseka. Hari abakobwa batavugisha ukuri kuko batifuza kukubabaza, bagahitamo kutita ku magambo yawe cyangwa kuyafata nk'aho nta gaciro afite. Ubutumwa buba ari bumwe, aragushaka nk'inshuti gusa. Ibyo bibaye, umenye ko atagukunda maze ukomeze ubuzima bwawe. Cya karindwi, ahora agusomera ubutumwa ntagusubize. Blue tick. Twese turahuze. Ushobora gusoma ubutumwa ukibagirwa gusubiza, ariko ku mugoroba cyangwa mbere yo kuryama, umuntu ubishaka yareba ubutumwa bwawe, abishaka yareba ubutumwa bwawe akagusubiza. Niba ari umuco wiwe kugusomera ubutumwa akamara iminsi atagusubije, ni ikimenyetso gikomeye cyane ko atakwiyumvamo. Ikindi kintu, reba uko umubiri we witwara. Umubiri uvuga byinshi kurusha amagambo. Aha tuvuge ko ugerageje kumwegera muri kumwe, agasubira inyuma. Mwicaye agahindukiza umubiri akareba ahandi. Uvuga akajya asinzira cyangwa akareba telefone asoma ubutumwa bw'abandi bagabo. Uracyategereje iki bra? Biragaragara ko atagukunda cyangwa ko atakwifuza, ko ukiri gutakaza umwanya wawe. Izi ni inama zigamije gufasha bamwe muri mwe mutabona ibi bimenyetso byoroshye. Nizeye ko mutazongera guta igihe ku bantu batabashaka, kandi ko muzabona urukundo
nyakuri n'umuntu ubakwiriye. Niba umugore wawe akora ibi, ndavuze ngo muveho. Shaka umuntu uzaha agaciro igihe cyawe, urukundo rwawe n'imbaraga zawe. Niba wakunze iyi video, subscribe kuri iyi channel kandi like, usige igitekerezo hasi, umbwire niba byagufashije cyangwa niba ushaka izindi nama nk'izi. Kandi ntuzibagirwe gufungura akamenyetso ko kumenyeshwa notification bell kugira ngo ujye ubona buri video nshya nshizeho. Mugire ibihe byiza.